Hello, meze neza ngira ngo uyu mwanya ni wa mwanya dukunze kubaganiriza tugenda tubabwira ku bijyanye n'ibyiciro by'ubumuga n'ubumuga bugiye butandukanye, ariko uyu munsi noneho nkaba nifuje kugira ngo mbaganirize ku bijyanye n'ubumuga bwitwa cerebral palsy cyangwa se abantu benshi bakunze gutazira bakavuga bati CP. Ubwo twaba tugiye kuganira ese ubumuga kubera iki bwitwa cerebral palsy, ese bubaho byagenze bite, ese ni ibihe bimenyetso bigaragaza umuntu ufite cerebral palsy, ese biba byakomotse kuki, ese n'izihe mbogamizi umuntu ufite cerebral palsy akunze guhura nazo, ese nanone ni iki twakora mbere yo kurinda ko ubwo bumuga bubaho, ndetse nanone ese iyo umwana afite ubwo bumuga ni iki twamufasha kugira ngo nyine dukureho imbogamizi, tunamufashe no mu mikurire muri rusange. Ubwo urumva rero ni uburyo tuba twateguye kugira ngo tubaganirize ku bijyanye n'ubumuga bugiye butandukanye. Uyu munsi rero nk'uko nabibabwiye, cerebral palsy ni iki? Cerebral palsy nubwo mubyumva mu magambo y'icyongereza cerebral palsy, ni ubumuga bukomoka ku bwonko, ku mikurire ndetse n'imigendekere y'ubwonko. Mu buzima bwa muntu muri rusange ni uko umuntu agizwe n'ubwonko, ubwonko akaba ari bwo butuma ibintu byose bikora bigize umubiri, yaba guhumeka, yaba kurya, yaba kugenda, yaba gukina, yaba kuryama, yaba gusinzira, yaba gukanguka, yaba kunanirwa, yaba kuruhuka, yaba kubabara, yaba kwishima, yaba ibyo byose bigenzurwa n'ubwonko umuntu Imana iba yaramuhaye. Rero cerebral palsy yo ikaba ijyanye n'imikurire iba itagenze neza ku bwonko. Ku bwonko nabwo burakura, buva mu gihe cy'ubwana bukazamuka bugakura bukanasaza. Rero mu mikurire cyane cyane y'ubwonko, iyo itagenze neza cyangwa hakabaho damage cyangwa se hakabaho ukwangirika mu mikurire y'ubwonko, hakagira ibyangirika muri ya mikurire y'ubwonko, nibyo bishobora gutera ubumuga bita cerebral palsy. Iyo rero ubwonko butakuze neza bitera ibintu byinshi bitandukanye kuri wa mwana. Ni ukuvuga ngo umwana ashobora kugira ikibazo mu migendere, mu mivugire, mu kurya ndetse no mu kubona, kimwe no mu kumva ashobora kugiramo imbogamizi. Iyo ubwonko bwagize ikibazo mu mikurire yabwo, bituma n'imikurire y'ibice bindi by'umubiri nabyo bigira ikibazo, ku buryo ushobora kubona umwana mu kuvuga bimugora, mu kurya bimugora, mu kugenda bimugora. Hari abana batinda kwicara, hari abana batinda kugenda, hari n'abana badashobora kugenda cyangwa se zimwe mu ngingo zidashobora gukora neza, ugasanga nk'amaboko igice kimwe ni pararize, cyangwa se ugasanga harimo n'amaboko mu ngingo z'umubiri nazo zidakora neza, hadakomeye, ku buryo umwana mu buryo bwo guhagarara bigorana. Ibyo byose ni ibintu bishobora guterwa no kuba bwa bwonko bw'umwana butakuze neza. Icyo gihe rero uwo mwana, icyo gihe nibwo tuvuga ko afite ubumuga bita cerebral palsy. Cerebral palsy, iki gice dushobora kuvuga tuti cerebral palsy ubundi iterwa n'iki? Cerebral palsy ishobora guterwa n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ndavuga kuri bimwe mu bintu bigiye bitandukanye. Hari uburyo bwa genetics cyangwa se wenda abantu bize ibintu by'ubuganga barabizi, uburyo bw'amajene cyangwa se umugabo n'umugore, hari uburyo badashobora guhuza amajene cyangwa hakabamo icyo bise ikosa mu guhura kw'amajene. Ibyo bikaba byatuma byafekita ubwonko bw'umwana mu gihe umubyeyi amutwite. Ibindi bishobora kubitera harimo nko kuba maternal infections. Mu gihe umubyeyi atwite umwana ashobora kugira infection cyangwa se akagira infection cyangwa se akagira
umwanda mu gihe. Ni nayo mpamvu basaba ababyeyi batwite ko bagomba gukora check up cyangwa bakajya kwa muganga inshuro nyinshi mu kubagenzura niba hatabayeho ama infection, kuko ama infection ashobora kwafekta ubwonko bw'umwana. Ikindi hari stroke ishobora gutera cerebral palsy. Ubwo ni ukuvuga ngo umuntu ushobora ibi twakomeje kubaganiza ko umuntu ashobora kugira ubumuga anytime. Rero hari igihe nk'uburwayi bwitwa stroke bushobora kwafekta ubwonko, noneho ubwonko bugatuma ibice by'umubiri bimwe na bimwe bihinduka ku buryo nko kuvuga, kurya, kugenda, n'igice kimwe kikaba pararize, umuntu ukabona nawe afite cerebral palsy. Ikindi harimo lack of oxygen. Nk'iyo bavuze lack of oxygen no kuvuga ngo mu gihe cyo kuvuka ababyeyi hari igihe bananirwa mu gihe cyo kuvuka. Umubyeyi atwite yageze igihe cyo kubyara, noneho akaba kumva abantu bari kuvuga bati yabyaye ananiwe. Mu kubyara ananiwe rero, kwa kundi umubyeyi aba ananiwe nta mbaraga afite mu gupushinga umwana n'iki, umwana muri cya gihe ashobora kubura oxygen ikaba nkeya mu bwonko, kandi ubwonko buba bukeneye oxygen muri bwa buryo bw'imikurire bwabo, ku buryo bishobora kubaho damage, noneho hakagira imitsi imwe n'imwe y'ubwonko isinzira, ku buryo ibice by'umubiri bimwe na bimwe gukura bigorana. Ubwo nakomeje kubabwira ibitera icyo kintu. Hari na trauma ishobora guterwa mu gihe cy'umwana, mu gihe cyo kuvuka ashobora kuvukira ahantu hatari heza, cyangwa se akaba yakwikubita hasi, cyangwa akaba yagira damage ku bwonko, ku buryo noneho ubwonko nabwo bugira ihungabana mu mikurire bikazagorana. Ibyo byose biri mu byatera cerebral palsy. Akandi nibagiye kubabwiraho ni nk'umubyeyi ushobora gukoresha ibiyobyabwenge mu gihe atwite umwana, nabyo bishobora kwafekta umwana, kubera ko umwana aba atunzwe n'ibyo nyina akonsoma, n'ibyo nyina arya, n'ibyo nyina yinjiza mu mubiri, nibyo bitunga umwana. Urumva niba umubyeyi anywa inzoga, anywa ibisindisha, agafata n'ibindi biyobyabwenge, bishobora kwafekta ubwonko bw'umwana, ku buryo umwana ashobora kuvukana imikurire y'ubwonko igenda isubira inyuma. Tuve kuri icyo, tuvuze ibyo ari byo, tuvuze n'ibibitera, tuvuze ubwo bumuga ubwo ari bwo n'ibikunze gutera ubwo bumuga ubwo ari bwo. Ikintu nagira ngo nsobanurire abantu batwumva banadukurikiye ni uko ubu bumuga bitewe n'umwana ubufite ntabwo buba busa. Ushobora gusanga umwana umwe ashobora kuba afite ikibazo muri intellectual, ibyo twita intellectual development, ugasanga afite retard mu mikurire y'ubwonko bwe, mu mitekerereze. Hari n'undi ugasanga adafite icyo kibazo ariko bose bafite CP. Ni ukuvuga ngo ibimenyetso ngiye kubaganiriza ntabwo biba bihuriwe, bimwe nari nabivuzeho. Ikintu kizakugaragariza ko umwana afite CP, ngiye kubabwira symptoms cyangwa se ibimenyetso bibagaragaza. Hari igihe umwana aba afite ikibazo muri movement, mu buryo yideplasa akaba afite n'ikibazo, kugenda adashobora kugenda, cyangwa agatinda. Tuvuge ko umwana mutoya agatinda akicara nk'imyaka 5, gukambakamba afite imyaka 7, cyangwa kujya guhaguruka agahaguruka afite nk'imyaka 10. Icyo ni kimwe muri movement. Ikindi muri movement ushobora gusanga hari zimwe mu ngingo z'umubiri zo zihinnye cyangwa se zihetamye, nk'amaguru cyangwa amaboko. Ugasanga nk'amaguru ntabwo akora, arahengamye, cyangwa se ntabwo ashobora guhagarara neza, cyangwa n'amaboko arihinnye ku buryo udashobora kubona ko bigoye kugira ikintu amaboko yafata atarimo imbaraga. Hakabaho ikindi gice kijyanye n'ibyo kurya ndetse no kumira. Kurya biramugora, no kumira bikaba byamugora. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza kuri uwo mwana. Ikindi nanone akashobora kuba acira inkonda nyinshi zihoraho, cyangwa niyivugire amajwi adasohoka neza, ku buryo ushobora kumva ikintu umwana arimo avuga. Rimwe na rimwe hari n'igihe atavuga burundu bitewe n'ubwo bumuga bwo mu mutwe. Nanone bishobora gutuma atumva, ugasanga ntiyumva,
wenda asohora ijwi ariko ntiyumve. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso nabyo bikomoka kuri cerebral palsy. Hari n'igihe ashobora kutabona, usanga ntabona burundu cyangwa se n'amaso yarakina cyane ku buryo adafite ubushobozi bwo kureba amashusho neza. Ibyo byose ni ibimenyetso bigaragaza cerebral palsy. Cerebral palsy ni uruhererekane rw'ibimenyetso byinshi biba biri ku mwana cyangwa biba biri ku muntu byatewe n'imikurire itagenze neza y'ubwonko. Abantu bahita babyumva neza. Hari n'abana bitura hasi. Ntabwo bivuze ko abana bose bafite CP bitura hasi, ariko muri ya damage iba yabaye ku bwonko, hari abana bagira ikintu, bagira indi disability bita epilepsy cyangwa se igicuri mu kinyarwanda, cyangwa se kwitura hasi. Icyo gihe ni nabwo dukonseye ababyeyi kujyana umwana kwa muganga, kugira ngo iyo umwana yitura hasi niko ubwonko burushaho kwangirika. Icyo gihe dusaba umubyeyi ko yajyana umwana kwa muganga, bakamuha imiti ituma noneho atitura hasi. Ibi byose nagiye mvuga ni ibimenyetso rusange bigaragaza ko umwana afite ikibazo cyo mu mikurire. Hari icyo bise intellectual disability cyangwa se intellectual development. Mu mitekerereze n'imikurire y'ubwonko hari igihe bigora mu kwiga ndetse no gufata ibintu. Bamwe birabagora, ariko ntabwo bivuze ko abana bose bafite CP cyangwa cerebral palsy bigorana mu kwiga. Hari abo bitagora rwose, bakanaba banafite ubwonko bwihuse mu gufata mu mutwe ndetse no gusubiramo ibyo bumvise. Ibyo byose twavuze mu bimenyetso biranga wa mwana ni nabyo biza bikubitana n'imbogamizi. Ubwo akagira imbogamizi mu kurya, imbogamizi mu kumva, imbogamizi mu kugenda, imbogamizi mu bamureba, ndetse n'imbogamizi zijyanye ku myumvire ya sosiyete aba bana bavukiramo, kubera ko abantu benshi batazira ko umwana ufite ubumuga ashobora kuba bikomoka ku marozi se, cyangwa bikomoka ku bantu se, cyangwa se byaratewe n'umwaku se. Ibyo bintu byinshi by'uruhererekane rero biraza bigahurira ku mwana, imbogamizi zikikuba mu mikurire ye, ku buryo bigora cyane ko umwana abaho neza. Hari n'aho rwose abaho nabi kugeza igihe apfiriye, cyangwa se ugasanga hari ibindi byinshi byiyongereyeho, umwana akabaho nabi mu muryango muri rusange. Ese twakwirinda gute? Mu kwirinda rero ni ukumenya ko umubyeyi mu gihe akimenya ko atwite agomba kwisuzumisha kwa muganga, agomba kujya gukurikiranwa kwa muganga. Harimo gufata inkingo z'ibanze kugira ngo bakinge ko umwana ashobora kugira ikibazo mu mikurire y'ubwonko. Ikindi cya kabiri ni ukwiyitaho mu gihe umubyeyi atwite. Umubyeyi iyo atwite umwana agomba kwiyitaho, akarya neza, akaruhuka, agakora imirimo itavunanye, ndetse akanakoresha umubiri mu buryo bwa nyabwo, akirinda gufata ibiyobyabwenge kubera ko bishobora gutera ikibazo. Agomba kwitabwaho na muganga mu gihe atwite. Ikindi navuga ni uko umubyeyi agomba kwirinda kunywa itabi, kunywa inzoga, ndetse no kunywa ibiyobyabwenge, ndetse n'indi miti iremereye ishobora gutuma ubwonko bugira ikibazo mu gihe umubyeyi atwite. Kwa muganga bamubwira uburyo bw'imyitwarire kugira ngo bitazagira aho bihurira n'umwana muri rusange. Ahangaha tugerageje kubivuga, ni umubyeyi wagerageje kwiyitaho, gukurikiranwa na muganga, akagerageza kudafata ibiyobyabwenge, amahirwe cyangwa se biragabanuka ku buryo kubyara umwana ufite CP biba bifite pourcentage iri hasi cyane, kereka wenda nk'igihe mu gihe cyo kubyara nk'uko twabibonye aramutse agize ikibazo. Bimwe rero no mu bimenyetso tutari twavuzeho harimo no kuba mu kubyaza umwana abaganga baba bagomba kwitonda, kubera ko bashobora kugira icyo bangiza ku buryo umwana ashobora kuvira mu mutwe. No kuvira mu mutwe nabyo biri mu bintu bishobora gutuma umwana agira cerebral palsy. Umubyeyi wamubyaye rero bigenda bite? Umubyeyi wabyaye umwana ufite cerebral palsy ni ukumujyana kwa muganga. Bakareba condition y'ubuzima bwe,
bakakurebera icyo bakakugira n'inama z'icyo ushobora gukora kugira ngo ukore treatment y'umwana. Niba umwana afite epilepsy agafata imiti, ya miti ituma bigabanya kwikubita hasi. Niba kandi nanone umwana akeneye kugororwa mu gihe imitsi ye itameze neza, akandikirwa gukorerwa kine, uburyo bashobora kumufasha kugorora za ngingo zinamiranye na ya maguru twavuze afite ikibazo cy'imigendere, no kumufasha kugira ngo bamunanure byakomotse kuri cerebral palsy. Ikindi kandi Abanyarwanda, ababyeyi, abaturanyi, abantu bose bazi neza aho umwana ari, bamwiteho, bamenye ko umwana atari umuzigo nk'uko abantu basanzwe babivuga. Ku bana bafite ubumuga si umuzigo, abo bana barafashwa, abo bana bariga kandi bariga bakanamenya kandi bakanakura neza iyo yitaweho neza mu muryango. Murumva neza ko rero twagerageje kubiganiraho ibintu byose muri rusange. Mu guhina rero iki kiganiro tumenye cerebral palsy ni iki. Cerebral palsy nk'uko nabibasobanuriye ndibwongera nkabisubiramo, ni imikurire iba itagenze neza y'ubwonko, bigatera uruhererekane rw'imikurire y'ibyo tubona hano hanze ku mubiri wa muntu bitagenze neza. Ibyo rero bikaba biterwa n'iki? Bikaba biterwa n'ibintu twagiye tuvuga bigiye bitandukanye. Twagiye tuvuga uburyo bukomoka ku ma genetics y'ababyeyi babyaye uwo mwana. Tureba uburyo bwa kabiri, uburyo bushobora guterwa n'ama infection y'umubyeyi utwite umwana. Tureba uburyo bwa gatatu bishobora gukomoka kuri injara ishobora kuba mu gihe cyo kuvuka, umwana akaba yakwikubita hasi, cyangwa se muri cya gihe cy'imikurire umwana akiri muto akikubita hasi, bikaba byakwangiza ubwonko. Tubona uburyo bwo kuvuka, umubyeyi ashobora kubyara ananiwe no mu kumubyaza abaganga bakarangara gatoya ku buryo umwana ashobora nawe kunanirwa, oxygene ikaba nkeya mu bwonko. Tubona no kuba nanone mu gihe cyo kuvuka k'umwana ashobora kugira bleeding mu bwonko, cyangwa se udutsi tumwe twangirika two ku bwonko hakaba habaho kuviramo imbere, bityo bikaba byakwangiza ubwonko, noneho ubwonko imikurire yabwo ikagenda nabi, bita byafekta n'imikurire y'igice cy'umubiri tubona hanze. Twabonye ese ni ibihe bimenyetso? Twabibonye umwana aba afite akenshi ni ubumuga bwo mu mutwe, niko babwita mu Kinyarwanda. Cerebral palsy ni ubumuga bwo mu mutwe. Noneho uwo mwana bimwe mu bimenyetso aba afite harimo kutavuga neza, cyangwa se kutavuga burundu, kurya bigorana ndetse no kumira bigorana, kumva bigoranye, cyangwa se niyo yabasha kuvuga akavuga bitumvikana neza, cyangwa akagira no mu mikurire y'umubiri igoranye, mu kugenda bigoranye, ndetse mu mikurire y'ibice by'umubiri, amaboko se, umugongo se, no kugenda digadiga adafite uburyo bwo guhagarara ngo akomere neza. Harimo nanone kwikubita hasi, nabyo twabibonye bitari ku bantu bose ariko nabo barabigira. Ndetse mu myumvire, mu mifatire, learning disorder cyangwa se learning delays, akagira no kuba yakererwaho mu kwiga, ku buryo ikintu abandi bana bafatira mu minsi 2 bashobora kugifata nyuma hashize nk'umwaka. Ibyo byose bibaho, biterwa, agenda gake, ubwonko bugenda gake. Ibindi twabonye ni developmental delays, ibice by'umubiri bigenda byidevelopa nyuma, bigenda biza nyuma y'ibindi, cyangwa se ukabona n'imigendere, imivugire, imihagurukire, byose abikora nyuma y'abandi bana badafite ubwo bumuga muri rusange. Twabonye se imbogamizi zo zirahari, ni nyinshi, zikomoka ku miryango abana bavukamo, zikomoka ku myumvire idahwitse, byose bigatuma biba imbogamizi nyinshi, uyu mwana akaba yanabura ubuzima bitewe n'uko abantu bamurangaranye, bavuze ko ari umuzigo, bavuze ko ari umutwaro, bavuze ko ari ibirozi, bavuze ko
adakwiye kubaho, bavuze ko adafite icyo ashobora kwimarira. Iyo miryango iteye ityo twifuza ko wenda iyo myumvire yahinduka, bagatekereza ko uwo mwana ari inkundi, ko uwo mwana yakwiga, ko uwo mwana yakura, ko uwo mwana yava mu muntu ukomeye. Ibyo byose nibyo rwego tuba dushaka, twifuza ko sosiyete nyarwanda yageraho. Ubwo ndagira ngo nange ubwo butumwa, abantu bose bamenye ko ubumuga buriho, kandi ubumuga ntibukira. Ubumuga gusa hari uburyo bwo kwivuza kugira ngo tugabanye imbogamizi butera umuntu aba afite ku mubiri, kugira ngo abashe kubaho neza. Ni icyo ngicyo nagira ngo mbabwire. Ciao ciao, turabakunda cyane. Mwari kumwe na Rusatira Joe.